abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe, bamwe bagabo b'ibyo. Luka igice cyaho cya 24 umurongo wa 45 n'uwa 48. Kwizera, gusenga no kwiga ijambo ry'Imana ni umurage uruta byose. Nimuze twige, tubahaye ikaze kandi mwese neza kuri YouTube channel Amigos. Haleluya. Nabasubije amahoro y'Imana abane namwe mwese. Ndanezerewe kandi mbishimiye Imana, izina ry'Imana ry'icyubahiro. Reka mbahe ikaze muri aka kanya, mwebwe mwese Imana iturinde kandi ize kubana natwe, nk'uko Imana abe hano hantu. Tugiye kurebana amagambo avuga ngo icyampa ukagira inshuti nk'izi. Ni inshuti nkwifuriza kugira mu mibereho ndetse n'ubuzima bwawe. Reka turebe indirimbo y'ijana 39 ivuga iti: nabonye inshuti ihebuje yankunze ntarabaho, yanyegeresheje neza n'urukundo rw'iteka, bituma dushyikirana ubudatandukana, kuko nduwe nawe n'uwanjye ibihe bidashira. Nabonye inshuti ihebuje yambereye impongano, uretse ibyo kumpa ubugingo yaranyitangiriye. Ntacyo mfite nita icyanjye, kuko tubisangiye, ndakwiyeguriye burundu ibihe bidashira. Nabonye inshuti ihebuje nyir'ubutware bwose, nibwo indindisha uko bukeye izangeza mu ijuru. Ibyiza byanshizwe imbere binsubizwamo intege, reka nkore naye kwiganda ngeze ubwizanduhura. Igice cya 4. Nabonye inshuti ihebuje y'impuhwe n'urukundo, n'indinda ikanyunganira, n'iy'indengera iteka. Mbese ni iki cyadutandukanya? Ko dukundana rwose? Ni iby'isi cyangwa se urupfu? Oya, nzaba uwo witeka. Ndakwifuriza kuba uwiteka mu izina rya Yesu. Ni umugisha kugira inshuti nk'izi ngiye kukubwira. Ni umugisha kugira inshuti nka Enoki, ikakwigisha kugendana n'Imana, nk'uko biboneka mu Itangiriro igice cya 5 umurongo wa 22. Ngo amaze kubyara Metusela, Enoki agendana n'Imana imyaka 300, ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Ni umugisha kugira inshuti nka Aburahamu, ikakwigisha kwizera Imana, nk'uko tubona mu Itangiriro igice cya 4 umurongo wa 11. Ni umugisha nshuti kugira inshuti nka Aburahamu. Ndakwifuriza kugira inshuti nka Aburahamu. Ni umugisha kugira inshuti nka Nowa, ikakwigisha kubaha Imana no kumvira Imana, ugakora ibyo igusaba niyo waba utarabibona. Nk'uko biboneka mu Itangiriro igice cya 6 umurongo wa 1 kugeza ku 22. Ni umugisha nanone kugira inshuti nka Yosefu, ikakwigisha gutinya no kubaha Imana, nta muntu ukubona, kubabarira ndetse no kugira neza abaguhemukiye. Yosefu yubashye Imana, aha abahungu ndetse n'abasore iki gihe bitashobokera. Inshuti mwifurije kugira inshuti nka Yosefu, izakwigisha gutinya ndetse no kubaha Imana. Ibyo biboneka mu Itangiriro igice cya 39 umurongo wa 7 kugeza ku wa 12. N'Itangiriro igice cya 50 umurongo wa 19 kugeza ku wa 21. Ni umugisha kugira inshuti nka Mose, ikakwigisha kutagirira abandi ishyari, ahubwo ukabifuriza imigisha nk'iyawe, nk'uko uboneka mu Kubara igice cya 11 umurongo wa 24 kugeza ku wa 29. Kugira umutima wo gusabira no gusengera abandi mu by'umwuka, kwishingikiriza ku ijambo ry'Imana kuruta ubumenyi bwawe. Amen. Ukuboneka mu Kuva igice cyaho cya 14. Nanone ni umugisha kugira inshuti nka Yosuwa, ikakwigisha kudaterwa ubwoba n'ibyo ubonesha amaso,
kuko uzi ko uri kumwe n'Imana. Iyo nshuti irakwiriye mu bugingo bwawe, ndayikwifuriza. Ibyo biboneka mu Kubara igice cya 13 umurongo wa mbere kugeza ku wa 13, ndetse no mu Kubara igice cya 14 umurongo wa mbere kugeza ku wa 9. Ni umugisha kugira inshuti nka Samweli, ikakwigisha gukunda gukura mu by'Imana. Samweli igice cya 2 umurongo wa mbere, guhora mu by'Imana ndetse no kureka kumvira amarangamutima, ahubwo kumvira ubushake bw'Imana. Mwese ndabifuriza kumvira ubushake bw'Imana mu izina rya Yesu. Samweli wa mbere 16:7. Ni umugisha kandi kugira inshuti nka Dawidi, ikakwigisha kutita ku byubahiro byawe, ugaca bugufi, icyubahiro cyose kikaba icy'Imana. Nk'uko biboneka mu rwa kabiri rwa Samweli igice cya 6 umurongo wa 16 kugeza kwa 22, ndetse no kwemera gusaba imbabazi wacumuye. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Inshuti ya 9 nkwifuriza, ni umugisha kugira inshuti nka Salomo, ikakwigisha kujugira ndetse uvuga ubwenge buva ku Mana. Yakobo 3:17. Mbifurije kugira ubwenge ndetse no kuvuga ubwenge buturutse ku Mana. Ni umugisha kugira inshuti nka Ezira, ikakwigisha gukunda ndetse no gukora umurimo w'Imana wahamagariwe, no kubikundisha abandi ukabatera umwete. Inshuti nka Ezira ikwigisha gukora umurimo w'Imana, kuwukunda ndetse no kuwushishikariza abandi. Imana ibiguhe. Ni umugisha kugira inshuti nka Nehemiya, ikakwigisha kujya usengera igihugu cyawe. Amena. Nk'uko biboneka muri Nehemiya igice cyawe cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku wa 9, kucyubaka no kugiteza imbere ukanabishishikariza abandi. Nk'uko biboneka muri Nehemiya igice cya 2 umurongo wa 9 kugeza ku wa 20. Ni umugisha kugira inshuti nka Esiteri, ikakwigisha kutazigera na rimwe birengagiza bene wanyu mu gihe uzaba warakomeye cyane. Hari benshi bakomera, hari benshi batera imbere, hari benshi bagera aheza bakibagirwa inshuti, umuryango, abavandimwe, ariko ndagushishikariza kugira ngo nawe ubwawe umere nka Esiteri, kandi ugire inshuti nka Esiteri izakubera urugero nk'urwo Esiteri atubera, ahubwo ukabibuka, ugahora ufatanya nabo, mukajya inama, ukanabashyigikira. Nifurije kumera nka Esiteri, nk'uko biboneka muri Esiteri igice cya 4 umurongo wa mbere kugeza ku wa 17. Nanone ni umugisha kugira inshuti nka Yobu, ikakwigisha kwiringira Imana muri byose. Nk'uko biboneka muri Yobu 19:23 kugeza ku 27, gukunda no kutava ku Mana mu bikubaho byose. Yobu yarageze mu gihe kigoranye, imitungo yose imushyiraho, abavandimwe bamushyiraho, yasigaye wenyine ndetse n'uburwayi bukomeye, ariko yakomeje kwiringira Imana muri byose, ndetse ntiyigeze anambuka ku Mana. Kudacika intege ku bikubaho byose, ahubwo ukizera Imana, ugahamiriza abandi imbaraga z'Imana n'urukundo rwayo uri mu bibazo. Kristo abigushoboze kandi aguha imbaraga nk'izo yahaye Yobu. 14. Ni umugisha kugira inshuti nka Daniyeli, ikakwigisha kugambirira kutiyanduza. Kwibuka Daniyeli na bagenzi be bari mu gihugu cy'umunyagano, igihe banze kurya ku biryo by'umwami, banze kuyandurisha ku biryo by'umwami byanduye, byaterekeshejwe ibigirwamana by'ibwami. Kristo agushoboze kugambirira kutiyanduza, gukunda gusenga buri gihe no kubikundisha abandi, gukiranuka muri byose, kubaha Imana mbere ya byose, ndetse no kwiringira Imana mu bibaho byose, kuko tubibona muri Daniyeli igice cya 6 umurongo wa 22. Umwami Imana abigushoboze. Nanone ni umugisha kugira inshuti nka Luka, wari umuganga, ikakwigisha uko wavuga ubutumwa bwiza mu kazi kawe, aho waba uri hose, no kuvuga ubutumwa bwiza atari ibyo mu rusengero gusa. Amen. Aho waba uri hose, haba mu kazi, haba twebwe abanyeshuri, ndetse n'ahandi uri hose, ukavuga ubutumwa bwiza, kuko aricyo twahamagaye we. Aho uri hose, ndetse n'umubiri wawe, imico yawe ikwiye kuba umwigisha wa bucece, ukabera abandi urugero, ukavuga ubutumwa
bwiza bwa Yesu Kristo. Ni umugisha kugira inshuti nka Pawulo ikakwigisha kujya uvuga ubutumwa bwiza udakoresheje ubwenge bwawe. Amen. Ukavuga ubutumwa bwiza butagabanije nk'uko biboneka mu rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 4:17. Ibyo byose ukabikora uyobowe na Mwuka w'Imana. Petero wa kabiri igice cya mbere 21. Umugisha kugira inshuti nka Pawulo kwigisha kuvuga ubutumwa bwiza. Amen. Igice cya 17 nkwifurije niyo kugira Yesu inshuti mu bugingo bwawe. Ariko noneho ni umugisha wihuje cyane iyo Yesu ari inshuti yawe, bikaboneka muri Yohana 15:15. Kuko abo tuvuze hejuru bose bari inshuti ze, akakwigisha ibyo abandi bose batabasha kukwigisha, ndetse n'ibyo abandi bakwigisha Yesu niwe ubinonosora ku kigero cye ashaka. Amen. Ndakwifuriza kuba inshuti na Yesu. Yesu niwe inshuti iruta kure cyane izindi zose wamenye. Izo uzamenya ntako bisa. Yesu ubwe akwita inshuti ye. Ukaboneka muri Yohana 15:15. Mwese mbifurije kuba inshuti nziza za Yesu. Iki ni cyo gihe cyo kubaka imico y'uko wifuza mu gihe kizaza binyuze mu kugira inshuti nzima. Ndabifuriza kugira inshuti nzima zizabagira umumaro mw'ubu buzima ndetse n'ubuzima buzaza. Zizababera inshuti zikwiriye kandi inshuti z'injyanama nziza. Ariko mbere na mbere reka tugire Yesu Kristo abe inshuti zacu, maze azadufashe no guhitamo inshuti zo mu buzima busanzwe, inshuti nziza zimeze nk'aba bantu. Ndafasha kugira inshuti zimeze nk'aba bantu 16 twongewe n'inshuti nziza, inshuti ihebuje kuri Yesu Kristo umwami abashoboze kandi abaha umugisha. Mwese ndabashimiye mba kuri Sarti. Imana ibaha umugisha kandi Mwuka w'Imana akomeze kubana natwe mu izina rya Yesu. Amen.